Imana ibaha umugisha. Ndanezerewe muri uyu mugoroba. Hari igihe ntabwo ari ubwa mbere ngiye kwigisha, ariko kuri iyi nshuro ntabwo nzi nimba ari ukwigisha cyangwa se ari ukubasangiza icyo umwuka w'Imana yanganirije cyangwa se ari kurushaho kunyigisha, kuko iri jambo Imana yampaye kwigisha rirandenze nyine. Nanjye nzakomeza kuryiga kugeza igihe nzasobanukirwa neza icyo Imana ishaka ko tumenya muri iki gihe cya none. Imana ishimwe cyane. Turi kwiga ku gusenga mu isezerano rya kera. Hari nashyizeho hariya yerekana uburyo Aburahamu, guhamagarwa kwa Aburahamu no guhamagarwa kwa Pawulo ari ibintu nyine bisa nkaho byuzuze. Kuko Imana ihamagara Aburahamu yaramubwiye ngo muri we n'isi yose umuhamagaro Pawulo Imana yamuhamagaye turanga n'ubundi. Pawulo yarahamagariwe kubwira ubutumwa abari mu isi bose, uhereye ku Bayuda ndetse n'abanyamahanga. Rero ikintu gikomeye ko buri muntu wese ari bubashe kugaye nkawe nyine, ahubwo muri wowe harimo abantu benshi niba bari muri wowe cyangwa bari inyuma yawe, sinzi nimba ukuntu nabisobanura, ariko Imana ntabwo iguhamagara ntabwo ngo birangirire kuri wowe. Ukwiye kumenya ko umuhamagaro w'Imana ku buzima ugende kuri wowe, hazaturuke abantu benshi, generasiyo n'amagenerasiyo bazamenya Imana ku izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Ibyanditswe anshyiriremo byakozwe n'intumwa ibice 26 umurongo wa 17 ageze ku murongo wa 19. Usiramo ayishyiremo, reka mbe ndi kuhasoma. Ariko akiri kuhashyiramo, reka ngiye nsome umurongo nshaka gusoma mbere y'uko ninjira kuri icyo gice agiye kudropinga muri chat box. Ndasoma mu byakozwe n'intumwa ibice bya 9 mere ku murongo wa mbere ngeze ku murongo waho wa 19. Mu gihe muri kunshyiriramo iyo mirongo nababwiye, ngo ariko Sawuli akomeza gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa. Ajya ku mutambyi mukuru amusaba inzandiko zo guha ab'amasinagogi y'i Damasiko, kugira ngo nabona abantu b'inzira ya Yesu, abagabo cyangwa abagore, ababoha bajyana i Yerusalemu. Akigenda yenda gusohora i Damasiko, umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota. Agwa hasi yumva ijwi rimubaza riti, Sawuli, Sawuli, undenganiriza iki? Aramubaza ati, urinde mwami? Nawe ati, ndi Yesu uwurenganya. Ariko uhaguruka ujye mu mudugudu, uzabwirwa ibyo ukwiriye gukora. Abagabo bajyanye nawe bahagarara badakoma, kuko bumvise iryo jwi batagize umuntu babona. Sawuli arabyuka, arambuye amaso ntiyagira icyo areba. Baramurandata bamujyana i Damasiko. Amarayo 3 atareba, atarya, atanywa. I Damasiko hari umwigishwa witwaga Ananiya. Umwami Yesu aramubonekera aramuhamagara ati, Ananiya. Nawe ati, karame mwami. Umwami aramubwira ati, haguruka ujye mu nzira yitwa igororotse, ushakire mu nzu ya Yuda umuntu witwa Sawuli w'i Taruso, kuko ubu ngubu asenga, kandi nawe abonye mwiyereka umuntu witwa Ananiya yinjira amurambikaho ibiganza kugira ngo ahumuke. Ananiya aramusubiza ati, mwami, uwo muntu numvise benshi bamuvuga uko yagiriraga nabi abera bawe i Yerusalemu, kandi nino afite ubutware abuhawe n'abatambyi bakuru bwo kuboha abambaza izina ryawe. Umwami aramusubiza ati, genda, kuko uwo muntu ari igikoresho nitoranirije ngo yogeze izina ryanjye imbere y'abanyamahanga n'abami n'Abisirayeli. Nanjye nzamwereka ibyo azababazwa nawe, uburyo ari byinshi bamuhora izina ryanjye. Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambikaho ibiganza, aramubwira ati, Sawuli mwene data, umwami Yesu wakubonekeye mu nzira waturutsemo arantumye ngo uhumuke wuzuzwe umwuka wera. Uwo mwanya ibisa n'imboneranye bimuva ku maso, arahumuka, arahaguruka, arabatizwa. Amaze gufungura abona intege, amara iminsi n'abigishwa i Damasiko. Imana ishimwe cyane. Kino gice ngisomye kugira ngo twinjire neza muri uyu murongo uri kuri furaya twari twashyizeho. Navuga ko ariyo main part y'ibintu tugiye kuganira uyu mugoroba.
riravuga igaragaza uburyo Imana yahamagaye Pawulo. Bwa mbere nyine Pawulo agira encounter n'Imana na Kristo, amubaza ngo yari afashe inzira agiye i Damasiko kurenganya ubwoko bw'Imana. Hano Bibiliya itwereka rero ukuntu igikorwa yari agiyemo kitabashije kuba successful, ahubwo yahuye n'umwuka cyangwa se Kristo yamusanze mu nzira akamubonekera. Iki gice nshaka ko tuganira ari nacyo badropinze muri message. Igihe cyaragize Pawulo arimo agenda yigisha, abari bamuzi imbere arenganya ubwoko bw'Imana bongeye kumubona n'abo bafatanyaga, babona atangiye noneho gushyigikira naho kwigisha narusha babandi barenganyaga, birabarakaza. Batangira kumurega, baravuga ngo arimo aragenda yica imihango n'amategeko yabo, arimo aragenda arwanya ibyo bizeraga. Barangije batangira kumurenganya, bajya kumurega ku abantu abami bakagenda bamuhererekanya. Ariko aka gace nahisemo ko tuganiraho ni igihe bari bamugejeje ku mwami Agiripa, ariho agomba kwisobanura ngo yiregure ibijyanye n'ibyo aregwa. Imana ishimwe cyane. Ngo Pawulo, reka tubisome, namwe muraba muri kureba muri comment aho babishyize, dusome mu izina rya Yesu. Byakozwe n'intumwa duhere ku murongo wa 17. Ibya mbere nabibabwiye uburyo nyine byagenze, uko yahuye n'umwuka w'Imana kugira ngo agende ajye kubonana na Ananiya ahumuke. Ku murongo wa 17 rero Pawulo n'ubundi asubiramo iriya nkuru yabaye mu gice cya 9, abisubiriramo umwami Agiripa, ariko abanza kumusobanurira uburyo mbere y'ibyo ngibyo byose nawe yakoraga nk'ibyo bene wabo bari kumurega. Nta muntu wamurushaga kubahiriza amategeko no kurenganya abantu b'Imana. Ariko ageze hano ku murongo wa 17 agaragaza uburyo ngo Kristo yamubwiye ngo reka mbere ariko kuri 16 ngo ariko haguruka uhagarare, kuko igitumye nkubonekera ari ukugira ngo ngutoranye nkugire umukozi wanjye n'umugabo wo guhamya ibyo ubonye n'ibyo nzakubonekerana. Umuhamagaro w'Imana wa mbere kuri Pawulo, Imana yari imurobanuye nk'umuntu igiye kugira umukozi wayo izakoresha ibyayo no guhamya imirimo yayo. Iyo mirimo yayo turagenda tuyibona nyuma, uburyo iyo mirimo Imana yagiye imwereka, yagiye ahishura Pawulo ngo kugira ngo ngukize abo ubwoko bwanyu n'abanyamahanga ari bo ngutumyeho, kugira ngo ubahumure amaso nabo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave no mu butware bwa Satani bajye ku Mana, bahere ko babarirwa ibyaha ibyabo baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Imana ihamagara Pawulo yamubwiye ko imurobanuriye kugira ngo abe umukozi wayo. Ariko ugeze hano kuri iki gice cya 18 ari nacyo ntindaho cyane, kuko nicyo message ngambiriye kuvuga irimo, ngo umurimo Imana yari imuhamagariye kuba umukozi w'Imana. N'uyu munsi Imana ikurobanuye ikubwiye ngo nguhinduye umukozi wayo. Umurimo Imana ibiguhaye nguyu, ibiguhaye kugira ngo uhumure abantu amaso. Niwo murimo umukozi w'Imana agomba gukora wayo. Imana imuhamagarira guhumura abantu amaso. Warangiza guhumura abantu amaso, iyo abantu bamaze guhumuka amaso ngo barahindukira bakava mu mwijima bakajya mu mucyo. Iyo umaze guhumuka amaso utangira kubona ikiri icyiza, utangira kubona inzira ukwiye kunyuramo. Ngo Pawulo rero Imana iramubwira ngo igitumye imuhamagaye ikaba imurobanuye, ikaba imukuye mu bafarisayo, nta kindi muhamagariye ni ukugira ngo aze ahumura amaso abanyamahanga ndetse na bene bo b'Abisirayeli, ngo kugira ngo bahindukire bave mu mwijima bajye mu mucyo. Imana ishimwe cyane. Ngo bave mu butware bwa Satani bajye ku Mana. Ni ukuvuga ngo ubutumwa bwiza Imana yari ihaye Pawulo ari nabwo natwe uyu munsi bwatugezeho, nta kindi kintu bugamije, ni ukugira ngo duhumuke amaso. Nitumara guhumuka amaso tubone icyiza cyose Imana yaduha muri Kristo Yesu. Hari indirimbo natangiye ndi kuririmba ivuga ngo ijambo ry'Imana niryo riduhishurira umutima w'Imana ukuri. Umutima w'Imana ukuri iyo umaze kuhishurirwa rero imboneranyizi kuva ku maso, warangiza ugahita utangira kubona ubuzima budahwanye cyangwa se ugahita buhinduka umwijima, ugahita umenya neza ko uwo muti uri kukumurikira kugira ngo utandukane n'ubwo buzima buri bunyuranye n'umugambi w'Imana.
Imana ishimwe cyane. Ngo nuko rero ngo iyo umaze kuva muri uwo mwijima ugiye mu mucyo ukajya mu bwami bw'Imana, ngo abantu bahereko babarirwa ibyaha byabo baraganwe n'abejejwe no kunyizera. Imana ishimwe cyane. Ubwo murabona step yo kugira ngo wizere Imana uvuge ngo nyine ntago ari cyo nyine uhera understanding, ukabanza ukamenya, ukabanza ukumva, ukabanza ugasobanukirwa, warangiza ukemeranwa n'ijambo ry'Imana wumvise ugahita wizera Imana. Iyo niyo misiyo, niyo ko ari nayo koro y'Imana n'uyu munsi no mu gihe cya none. Imana iraduhamagarira kugira ngo duhumura nitumara guhumuka natwe duhumura abantu, nitumara kwakira urumuri ruturutse mu ijambo ry'Imana. Bibiliya ngo tuhenduke umwijima, urwo rumuri tuba twakira ugomba kurutwara rukamurikira n'abandi badukikije. Imana ishimwe cyane. Reka dukomeze turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga. Nanone kubera ko turi ko tureba Aburahamu tukabitwara paralele, ndasaba Fred akiriremo mu itangiriro ibice byawo 12 umurongo wa mbere kugeza ku wa 3, ashyiremo n'itangiriro 17 umurongo wa mbere kugeza ku wa 7. Turebe none mu isezerano rya kera uburyo Imana yahamagaye Aburahamu, icyo yari imuhamagariye n'uburyo umuhamagaro wagenze. Fred uri kuhashyiramo, ndaba ndi gusoma kugira ngo twihute. Itangiriro ibice byawo 12, Imana guha umugisha. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka, nanjye nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Imana ishimwe cyane. Mureke mbabwire impamvu nababwiye ngo ano magambo nanjye ndacyari kuyiga, ariko umwuka w'Imana aramfasha kugira ngo menye mu by'ukuri pe. Kuvuga ngo Aburahamu yari afite imyaka 75 muri iki gihe nahoze ndi kwiga kino gice Imana imuhamagara, ngo bwa mbere bari muri Uri y'Abakaludaya, ngo ariko Setera aramufata we na mwishywa we Loti n'umugore we Sara n'umugore wa Aburahamu Sara, ngo arabimura bava muri Uri y'Abakaludaya ngo bajye i Harani. Ngo bakigera i Harani, ariko mbere y'uko bimuka haba muri Uri y'Abakaludaya yari imijyi nyine yabagamo, basengaga ibigirwamana, bizeraga imana nyinshi zirenze imwe, bari bafite uburyo bizera nyine bwa gakondo bwabo. Muri iyo myaka 75 ndakeka ko Aburahamu atari yarigeze yumva ibintu byo kumubwira ngo Imana yaremye ijuru n'isi cyangwa. Ariko ngo bageze i Harani, ngo Tera arapfa. Ngo amaze gupfa, ngo Aburahamu yumva ijwi Imana imuhamagara imubwira ngo haguruka uve mu gihugu cy'iwanyu na bene wanyu basige, ngo nurangiza ugende ujye mu gihugu nzakwereka. Imuhereza amasezerano, imubwira ibintu byinshi, ariko ikintu gikomeye nafashe ni kiriya kintu yamubwira ngo muri wowe niho amahanga yose azaherwa umugisha. Bivuga ngo umuhamagaro mukuru wa Aburahamu, kumvira Imana kwa Aburahamu, resulta yagombaga kuvamo kwari uko muri we ariho amahanga yose azaherwa umugisha. Mbese Imana ntabwo yari ihamagaye Aburahamu nka Aburahamu wenyine ngo imuhamagare bibe birangiriye kuri koro y'ako kanya, ahubwo yabonaga generasiyo nyinshi cyane zizaturuka muri iyo obedience ya Aburahamu. Ni nako rero Pawulo nawe byagenze. Wabonye ko yamuhamagaye, Imana yaramuhamagaye, ariko iramubwira ngo ugende ujye ku banyamahanga, ujye ku bami, ujye kuri bene wanyu, ubahishurire, ubasobanurire iby'ubuntu bwanjye, bahumuka amaso babasha kureba. Imana ishimwe cyane. Iyo usomye hano muri iki gice cya 17 naho ku murongo wa mbere kugeza kuri 7, reka tuhasome. Ndacyari ku nkuru za Aburahamu ubwo. Haravuga ngo Aburahamu amaze imyaka 99, nyuma y'imyaka hafi 24 Imana imuhamagaye ngo
avutse Uwiteka aramubonekera aramubwira ati ninjye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose, nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe nzakugwiza cyane. Aburamu arubama, Imana iramubwira iti dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi, kandi ntuzitwa ukunda Aburamu, ahubwo wiswe Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi, kandi nzakororotsa cyane, nzatuma amahanga agukomokaho n'abami bazagukomokaho, kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho, rigeze ibihe byose, riba isezerano rihoraho, kugira ngo nkubere Imana, wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho, kandi wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzabaha igihugu cy'ubusuhuke bwawe, igihugu cy'i Kanani cyose kibe gakondo yanjye iteka ryose, nzaba Imana yabo. Amen. Amen. Turabona uburyo Imana yakomeje kubwira Aburahamu, ikomeza imusezeranya ko muri we nyine ntabwo iri kumureba nkawe nk'uwo musaza uhagaze aho ngaho w'iyo myaka 90, ahubwo Imana iri kumwitegereza, iri kubona abantu benshi muri Aburahamu. Uyu munsi niko bimeze, ntabwo umugambi w'Imana wigeze uhinduka. N'ubundi uwo mugambi Imana yari ifite kuri Aburahamu urakomeza. Nimusoma muri Matayo igice cya mbere bavuga amasekuruza ya Yesu, muzareba uburyo uhereye kuri Aburahamu byagiye byitondetse kugeza igihe wa muntu wagombaga kuba cyangwa se ya generasiyo yagombaga guturuka muri Aburahamu, ab'isi bose bakayisangamo ari we Kristo, byaje kugera koko bigakunda. Imana ni umugambi wayo ntubu. Uwo mugambi Imana yari ifite rero wo guha umugisha isi, ariko inyuze mu muntu umwe, cyangwa se ihereye kuri obedience y'umuntu umwe, niwo wakomeje ugera nande no kuri Pawulo. Kuko Pawulo nawe usoma na yuko muri stili navuga ngo ni nka connection, Aburahamu avuyeho haje Kristo avuyeho, Pawulo avuyeho, kandi twebwe turi uyu munsi. Bivuga iteka ryose ko Imana ntabwo nyine irangira cyangwa se nta nubwo ihinduka, ni uguha umugisha abari mu isi ikoresheje abantu, inyuze mu bantu, cyangwa se inyuze muri Kristo mu cyo yadukoreye, kuko twahindutse umwe nawe. Imana ishimwe cyane. Rero kuva kuri Aburahamu kugeza kuri Paulo, misiyo y'Imana ni imwe, yahishuwe neza mu mwuzuro wayo muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane, kubera ko nimusoma Simiyoni aterura Yesu, nawe yakotinze ibijya gusa n'ibyo ngibyo, yarabikotinze agaragaza ko Kristo ari we gakiza k'abari mu isi, kubera yuko wa mwuzuro w'amasezerano Aburahamu yapfuye atabonye, igihe cyo gusohora cyari kigeze. Reka mvugeho gatoya ku gusenga mu isezerano rya kera. Tumaze iminsi tubyiga hafi ibyumweru bigera muri bingahe, ndakeka aho tugeze ikintu kijyanye no gusenga rwose tumaze kugeraho package ihagije. Ariko reka mvugeho utuntu dutatu duke, ubundi mvuge ku isezerano rishya, kuko nibyo turimo. Imana ishimwe cyane. Mu isezerano rya kera, iyo witegereje neza ugasoma Bibiliya, ubona ko uburyo abantu Imana igumugisha, ubona uburyo abantu basesingaga Imana, cyangwa uburyo abantu basabanaga n'Imana bwari buri limite. Iyo turabizi ko iyo turi gusenga tuba turi kugira communion n'Imana, tuba turi gusabana n'Imana, ariko ubwo buryo bwo mu isezerano rya kera byasabaga ko binyura mu batambyi cyangwa se mu bitambo, bityo bigatuma rero bubu buryo buri limite abantu bose ntibabyisangemo, bikaba ari ibintu bigenewe abantu bamwe. Niyo mpamvu usanga barabaga bafite imisozi yo gusengeraho, cyangwa bafite amatempo bubatse, ugasanga baravuze ati wenda bazajya Imana tuzajya tuyisengera kuri uyu musozi aho bashyize igicaniro, cyangwa tujye kuri uru rusengero aho barwubatse amasinagogi, ibintu nk'ibyo. Ibyo byose byatumaga rero Imana abantu bose batayisangamo, kubera yuko umuhuza w'Imana n'abantu byuzuye yari ataraza, ari we Kristo. Imana ishimwe cyane. Tubona rero Aburahamu ubuzima yabayemo bwose, yabayeho ubuzima bwari bugizwe no kumvira Imana, ku buryo ahantu hose yageraga, kubera ko Imana n'ubundi Imana ikimara kuvugana nawe ngo yamuhaye ikimenyetso, yaramubwiye itangiye gusohoza amasezerano amwe namwe yari yamubwiye, yahise imubwira ngo noneho ugiye nguhaye ikimenyetso cyo gukeba abana, umwana wese w'umuhungu uzajya uvuka ujye uhita umukeba, kubera ko ngo cyari ikimenyetso cy'uko isezerano Imana igiranye na Aburahamu ari isezerano rihoraho.
murabizi yuko umuntu bamukebye ntabwo bishoboka ko yakongera ngasubira uko yari ameze. Byari isezerano rihoraho bazajya bahora bibuka yuko ari ubwoko bwatandukanijwe n'ayandi moko. Bigatuma Aburahamu rero mu mutwe we hahoraga mu ibintu byo gutamba ibitambo, ibintu byo ahantu hose ageze yahitaga hubaka igicaniro. Nusoma mu itangiriro uzabona uko yimukaga ahantu hose yageraga Aburahamu yahitaga hubaka igicaniro cyo kuzajya atambiraho ibitambo, kubera ko kubana n'Imana kwabo bari gushingiye mu bitambo, mu butambyi, naho ngaho basabaniraga n'Imana. Kandi ibyo bigakorwa n'abantu bamwe, ntibibe bikorwa n'abantu bose, ariko Imana ishimwe cyane. Turashima Imana ko twavutse ku ngoma ya Kristo, ibintu byose byarabaye bishya. Imana ishimwe cyane. Ntekereza ko ari nayo mpamvu Pawulo ajya avuga ngo twishime iteka, kuko rwose nta kintu gikwiye gutuma utishima ukurikije generasiyo wavutse, ukurikije umudendezo n'ubwisanzure ufite bwo gusabana n'umwami w'abami, Imana isumba byose. Amen, amen. Ibyo bikwiye kuba ifondasiyo y'umunezero wacu uko bwije n'uko bukeye. Ubwo reka turebe nanone kandi ubu gusenga mu isezerano rishya nabyo tumaze igihe tubyiga, ahantu utuntu dukeya ndi buvugeho. Uyu munsi mu isezerano rishya twabonye ko mu isezerano rya kera abantu ntabwo bagiraga ubusabane buhagije bwo gusabana n'Imana, kubera yuko hari limitasiyo y'uko abantu bagombaga kureka abatambyi bakaba aribo bajya kubagirira gute, kubasengera Imana. Ariko uyu munsi dufite uburenganzira bwuzuye abizera ko muri Kristo Yesu umuntu wese wizera afite access yo kuhita abonana n'Imana direct, nta handi hantu aciye. Imana ishimwe cyane. Muri Kristo Yesu muri Yohana niwe wavuga ngo nicyo kidutera gutinyuka, ngo kuko tuzi neza ko muri Kristo Yesu iyo dusabye ikintu nk'uko Imana ishaka ikiduha, muri Kristo Yesu nicyo kidutera gutinyuka, kuko tuzi neza ko ari we muhuza wacu n'Imana. Imana ishimwe cyane. Ntabwo dukeneye rero ahantu runaka tugomba kujya kugira ngo Imana ibone kutwumva. Ntabwo dukeneye umuntu runaka tubanza kunyuraho kugira ngo Imana ibone kumva amasengesho yacu. Ahubwo muri Kristo Yesu leko shandele bone grayi mando ene more grayi, mu izina rye niho duhagarara. Twabonye ko kandi iyo tuvuze ngo muri Kristo Yesu tuba duhagaze muri autorite, bivuga ngo icyo yakabaye ari gukora ako kanya tugikora nyine mu izina rye. Ntabwo ari twebwe tuba turi kubikora, ahubwo ni Kristo uri kubikorera muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Aho rero reka nankirireho mu Baheburayo ibice 10 umurongo wa 19 kugeza kuri 22. Dusome mu izina rya Yesu ijambo ry'Imana, ugusenga byo mu isezerano rishya. Uko ndi kubivugaho gakeya kuko nzi ko twabyize mu buryo buhagije. Umurongo waho wa 19 kugeza kuri 22 aravuze ngo nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we, kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana, twegere dufite imitima y'ukuri, twizera rwose tudashidikanya, imitima yacu ibinjiriweho gukurwaho kwimenyaho ibibi, n'imibiri yacu yuhagijwe n'amazi meza. Imana ishimwe cyane. Hano twarabibonye turi kwiga ibintu by'umubatizo, twabonye yuko umubatizo biriya byo kubatizwa byose bisemboreza nyine mu nyigisho. Ubwo ni ukuvuga ngo tugomba kwegera Imana, imitima yacu iminjagiwemo gukurwaho kwimenyaho ibibi, twiyinitse mu nyigisho zose zitumenyesha icyiza cyose kiri muri twebwe. Twarangiza tukamenya ko uyu munsi mu isezerano turimo muri Kristo Yesu twuzuye rwose kugira ngo tubashe guhagarara mu kubaho kw'Imana, tubashe gusenga nk'uko Imana ishaka. Imana ishimwe cyane. Rero uyu munsi dusenga mu izina rya Yesu. Ikindi kintu kiyongeraho kitari kiri mu isezerano rya kera, Bibiliya iratubwira ngo umwuka w'Imana niwe udufasha gusenga, ngo kuko tutazi uko dukwiriye gusenga. Nyuma y'uko Yesu avuye mu isi yadusigiye umufasha ari wo mwuka wera, adufasha ibintu byose kugeza n'ubwo adufasha no mu gusenga. Niwe udusengera, aradusengera ari muri twebwe, akadusengera kuko atuye muri twebwe. Ubwo ngiyo turi gusenga rero umwuka wacu aba arimo asenga. Imana ishimwe cyane. Kandi mu isezerano rishya dusengera cyangwa se
mu kwizera twizera yuko tukakira ibintu byose Imana yaduhaye. Imana ishimwe cyane. Iyo tumye urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice 5:7, Bibiliya iravuga ngo mukorere musenga ubudasiba, cyangwa se muhore mayindi zanyu ziri ready yo kwakira ibyo bintu byose biri muri Kristo Imana yaduhaye. Iyo niyo koro dufite nanone kandi muri Isezerano Rishya turimo. Yuko uko bwiza n'uko bukeye ugomba guhora ufite uwo mutima Imana akira, witeguye kwakira no kugendera mu bintu byose Imana yakugeneye muri Kristo yarangije kuguha. Imana ishimwe cyane. Hari ikintu rero ibintu byose ndakeka n'umuntu uzeho barabivuze abantu bari kwigisha, ariko hari akantu nshaka kongeraho uyu munsi. Dusenga. Impamvu dusenga ni iki? Ko ibintu byose Imana yabiduhaye, nta kintu na kimwe mbese natwe kera twari tuzi yuko iyo tuba turi Imana, ariko ubu twamenye kuko nta kintu turi gusaba Imana kuko ibintu byose yarangije gusenga. Kuko hari abantu bamenye ubutumwa bwiza ntibongere gusenga, ariko nabwo naje gusanga ari ubuyobe, ahubwo biterwa n'uko utaba wasobanukiwe. Niyo mpamvu uyu mugoroba nshaka ko tuganira. Ijambo ry'Imana ritwereka ko mu Isezerano Rishya dusenga mu buryo turi gukora ibintu. Icyambere tuba turi gushimira Imana umurimo wo kuducungura yarangirije muri Kristo yaduhaye. Tugashimira Imana urukundo rwayo, bya bindi byose ugenda uhishurirwa mu ijambo ry'Imana ukabishimira Imana. Icya kabiri tukaba turi gusenga kugira ngo urwo rukundo twasobanukiwe rugende rugere ku bantu bose, ubwami bw'Imana bwaguke. Nimba wamenye urukundo rw'Imana ukaba warusobanukiwe, ukaba uri gushima Imana ko yagucunguye, ukaba uri gushima Imana ko uri imbohore, ukaba uri gushima Imana ko umucyo wamurikiye ubuzima bwawe, ukaba uri gushima Imana ko mu rukundo rw'Imana rukumara ubwoba na bya bindi byose, ukaba uri gushima Imana ko uri umuraganwa na Kristo, ukaba uri gushima Imana ko uri umwe n'Imana, ko ufite gutekereza kwa Kristo. Nyuma y'ibyo ngibyo ufite responsibility yo gusengera abantu batari bakira ubutumwa bwiza, batari babumenye. Ufite responsibility yo kwisengera nawe kugira ngo imumuhamagara Imana ihamagara abantu bayo, nk'uko yahamagaye Aburahamu kera ikazi kagero k'ihamagara Pawulo. Nta kindi gambira ari ukugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Ukisengera nawe kugira ngo uyu munsi ube umuyoboro wo kugira ngo Imana ishimwe cyane abagukikije, abo muturanye, abo mwiganye, abantu bose ubabere umuyoboro wo kugira ngo ubwami bw'Imana bubagereho. Sinzi nimba ikintu mvuze muri gucunga. Ni ikintu gikomeye cyane. Iki kintu Imana nicyo yamishuriye, kandi buri muntu wese Imana imufashe gucyumva. Mukwiye kumenya yuko Imana itabahamagarira kuza ngo tube hano muri fellowship duhore twiga turyoherwe birangirira. Oya, na assignment uko usobanukiwe ukwiye gutwara uwo mucyo ukagenda ukawugeza ku bantu bari mu mwijima, ukabamurikira bakava mu mwijima. Daniel yigeze agira iyerekwa abona ibintu bikomeye cyane, aravuga ngo arandika aravuga ngo abantu ngo bahinduriye benshi gukiranuka, ngabo ngabo bazaka nk'inyenyeri. Arabibona ko bazaka nk'inyenyeri, kandi Bibiliya igenda ibisobanura no mu Byahishuwe. Ntabwo ari ibintu bizaba birangiriye, bivuga ngo ugenda ukamamaza ubwami bw'Imana, abantu bakamenya Imana, bakava mu mwijima bakava mu bwami bwa Satani bakajya mu bwami bw'Imana. Ufite ingororano, hari ingororano yabo. Impamvu rero dusenga uyu munsi tuba turi gushimira Imana ku by'agakiza twabonye, ariko tunasaba Imana kugira ngo, cyangwa se tunasengera twebwe ubwacu, twisengera tunasengera n'abandi kugira ngo ubwami bw'Imana burusheho kwaguka bugere kure cyane. Imana ishimwe cyane. Tubona urugero rwiza kuri Pawulo. Intumwa Pawulo amasengesho ye uyu munsi nongeye nsubiramo ndi gusoma ngenda ndeba uburyo Pawulo yasenga. Ni ukuri nta kindi kintu yasengera. Pawulo iteka ryose yasengaga kugira ngo amatorero yose ayo yavuze mu butumwa ahumuke, basi agere kuri understanding yo kumva icyo yabashije kubagezaho, kubera ko yari azi ko nibamara kukimenya nabo bazagenda bakakigeza ku bandi. Bivuga ngo rero natwe uyu munsi uwo mutwaro, cyangwa se nimba navuga ngo ni umutwaro cyangwa umuhamagaro, turawufite.
dufite umuhamagaro wo kujyana ubutumwa bwiza bukagera ku bantu bose. Ubutumwa bwiza nta bundi ni ukubwira abantu ko muri Kristo Yesu ari Imana yiyongeye n'abari mu isi bose, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byabo. Tukababwira yuko uwizeye Kristo aba abaye umwana w'Imana avutse ubwa kabiri, atabyawe n'inyama n'amaraso, ahubwo abyawe n'umwuka w'Imana. Imana ishimwe cyane. Rero dushobora gusubira inyuma gato, urebye ubuzima bwa Aburahamu, Imana ikimara kumuhamagara, ukareba urugendo yakoze agenda, hari ikintu naje gusanga ajya guhuriraho na Pawulo. Aburahamu iteka ryose ahantu yaraye, iyo hajyaga kuba ibyago cyangwa hagiye kuba ibintu bikomeye, yahitaga afata iya mbere mu kwingingira abo bantu bahatuye kugira ngo batarimbuka. Muzasome Bibiliya murebe uburyo ngo Imana igiye kurimbura Sodomu na Gomora, ngo Aburahamu ararira aravuga ati Mana basi wahabona abantu 40 ntabwo waharimbura. Imana ikamubwira ati nimbabona ntabwo barimbura. Nimba ari Imana cyangwa ari marayika I don't know. Ariko icyo nzi cyo nuko Bibiliya igaragaza ko habayeho ikiganiro Aburahamu ari kwingingira abo bantu kugira ngo batarimbuka. Baramanuka kugeza ubwo habuze umuntu wo gutuma Sodomu na Gomora bitarimbuka. Ariko ikintu ushobora kwigira kuri uriya musaza nawe uyu munsi wa none, ntunezezwe nuko wowe wamaze kuba umwana w'Imana ibyawe byarangiye, ujye ugenda uca ku bantu bagowe, bishwe n'ibyaha, bishwe n'uburetwa bwa Satani, utababwira urukundo Imana ibakunda. Ukwiye kumva ko ari umutwaro rwose wawe ufite, nturyame ntusinzire utari wageza abantu kuri Kristo. Uwumve yuko icyo kintu gikwiye kukuremerera, ukumva aricyo kintu, ariyo misiyo ubereyeho muri ubu buzima. Naje gusobanukirwa ko ntabwo tubereyeho muri ubu buzima kugira ngo tubyare, twige, dukore utuzi byonyine. Oya, ahubwo umuhamagaro ukomeye Imana iduhamagare ni uko abantu bayimenya tuyibamenyesheje. Icyo twamenye tukakimenyesha abandi. Imana ishimwe cyane. Kandi iki kintu nicyo nasanze na Pawulo cyari kimwuzuye, nicyo cyatumaga agera urwo avuga ati ubu ngubu numva gupfa ari byiza, ariko sinamenya ikintu nkwiye guhitamo, kubera ko mbona n'abandi bantu benshi bakigeneye kugira ngo ngende bamenyeshe iby'ubuntu bw'Imana. Ukwiye kugera nawe kuri urwo rwego uvuga ngo ariko se ibi bintu byose ndi kubona ko mbona ari byiza, ko numva nanjye nakigendera, ariko ugahita uvuga ariko se nindamuka ngiye aharaho hari soro y'umuntu umwe wenda nari kugenda nkaganiriza agahita yakira Kristo nawe ntazarimbuka. Imana ishimwe cyane. Njye nongeye kumva Imana nyine ibyutsa cyangwa se ikangura umuhamagaro ku buzima bwawe. Namwe ndabashishikariza ko buri muntu wese yumva ko ari inshingano ze kuvuga ubutumwa bwiza, kugenda akamenyesha abantu Kristo. Rwose uwo ni wo murimo uruta iyindi Imana iduhamagarira. Ntabwo Imana iduhamagarira kuza hano muri fellowship gusa buri munsi tuza twumva twigendera, twumva turyoherwa twigendera ngo birangirire aho ngaho. Oya, byuka mu gitondo, si ngombwa ngo ubuze imirongo myinshi cyangwa iki, abantu muri kumwe ubaganiriza ijambo ry'Imana. Niyo mpano ikomeye ushobora guhereza umuntu muri ubu buzima. Imana ishimwe cyane. Rero ubwo ngarutse ku mpamvu nanone kandi dusenga turi mu isezerano rishya. Twari tubonye ko tuba turi gushima Imana tunasenga kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke bugere kure. Iyo uri gusenga rero ugomba kwiyumvisha ko, cyangwa se ugomba kuba ufite mindset yuko ushaka ko icyo Imana igambiriye ari icyo kiba, pana nyine ibyawe wowe ukeneye. Twabonye yuko tutagomba gusenga twe twirebaho turi kubwira ngo Mana ibi n'ibi. Yesu yaravuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi Imana irabizi ko mubikeneye. Muri isezerano rishya rero ntabwo dufite kwirirwa tuvuga utuntu twose dukeneye n'iki byose ari byo dutondeka. Oya, ahubwo wowe senga kugira ngo misiyo y'Imana, icyo Imana ishaka nta kindi nuko abantu bayimenya, igushoboze kugira ngo wihuze n'iyo misiyo y'Imana, ugende ukora ibyo Imana ishaka kugira. Ibindi byose ukeneye Imana izikuhereza. Imana ishimwe cyane. Twize turi kwiga mu gihe cyacu ubwo twaganiraga, narababwiye ngo uyu munsi ntabwo dusenga kugira ngo Imana idukorere ibitangaza, ahubwo dukora ibyo Imana iduhamagarira gukora. Ibitangaza bikaza mu nzira zacu bidukurikiye kugenda bituyobora. Niyo mpamvu uyu munsi rero ugomba gusenga kugira ngo
ukorere mu mugambi w'Imana no muri misiyo Imana ifite ku bantu bayo. Ntabwo ugomba kwirirwa nyine uvuga nidi zawe bya buri munsi gutariye gutagize ute, ibyo ngibyo byose Imana irabizi. Tubona yuko iteka ryose umuhamagara abantu bisaba kumvira nyine intego Imana ibigambiriye ishobora kugerwaho. Niyo mpamvu obedience ari ikintu gikomeye. Niyo mwumvise ijambo ry'Imana nawe ngo nturyumvire, niko Yakobo yanditse ngo nimukumva iry'iryo jambo ngo mwishuka, ahubwo mujye mukora iry'iryo jambo. Kuko iyo ryumvise nturyumvire, umuntu wirebye dorerwamo warangiza ugahita wibagirwa uko wasaga. Bivuga ngo rero obedience ni ikintu cy'ingenzi. Kubaha ijambo ry'Imana ukaryumvira nibyo bituma viziyo y'ubumana ibasha kuba manifested mu buzima bw'abatuye isi. Kumvira rero ni ikintu cy'ingenzi. N'ubu uryamye, n'ubu uri kugenda, n'ubu uri kwiga ijambo ry'Imana ukumva umwuka w'Imana ari ikintu avugana nawe, ujye wihutira kucyumvira kandi ugikora. Nawe ugesheje inama, nawe ze ntekereza ndavuga ariko nka buriya Aburahamu Imana imuhamagara ikamubwira andika liste y'abantu ari busezere, gabanze genda bose abasezere. Urumva umusaza w'imyaka 70 n'ingahe byanze bikunze yari afite abantu bakuranye na ahura n'uriya mucyo ari mu nzira z'Damasiko. We yaranivugiye, yarabyivugiye, yaravuze ngo nyumva iryo jwi sinaheye ko ngisha inama afite n'amaraso, ngo ahubwo nahise nkurikira numvise ndarikurikira ndagenda agiye kureba uriya mugabo, baramurandata bamushyira uriya mugabo wagombaga kumusengera niyo kugira ngo ahumuke. Ni nako bimeze uyu munsi rero. Koringi y'Imana ku buzima bwawe nta muntu ufite kugisha inama, umuntu ufite kujya kugisha inama abafite inyama n'amaraso ngo uvuge ngo ese ko Imana impamagariye ibi ngende cyangwa mbere. Oya, cyakoze nuba ari umuntu ukurera mu mwuka ushaka akaguha guidance y'uburyo ugomba gukoramo ibyo ukora, uwo nguwo uzabimubwira. Ariko kandi nawe nta right afite yo kukubwira ngo ntujye. Uzaba uri gushaka uburyo uri bukore neza iyo ministeri Imana iguhamagariye gukora. Bivuga ngo uyu munsi Imana niguhamagara utegetswe kwitaba ukumvira umuhamagaro w'Imana ukajya higutumye, utitaye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, utitaye ku mpamvu izo arizo zose zikubwira ngo ubuse ariko ngo urabona ngo banze ngo ukore ibi. Oya, Imana niguhamagara uyu munsi ugomba kwitaba, kuko nibyo bifungura viziyo y'ubumana ku buzima bwawe. Nicyo kintu twakwigira kuri Pawulo na Aburahamu. Bumvise ijwi ry'Imana bahita barespondinga kuri iyo koro, nta kindi kintu bitayeho. Sinzi nimba ibintu ndi kuvuga muri kubyumva. Mwakora kuri kano kantu nkamenya yuko ibintu ndi kuvuga muri kubyumva. Imana iguhe umugisha ibi. Ndabisubiramo. Uyu munsi Imana irahamagara buri muntu wese, irahamagara isi yose. Niwumva Imana iri kuvugana nawe ibintu, wize ijambo ry'Imana ukumva ushaka ko iryo jambo ushaka kurisangiza abandi, wakiriye ijwi cyangwa bigenze ukundi kuntu simbizi, fata inzira ukurikiza icyo Imana iguhamagariye gukora. Ureka kugendera mu marangamutima y'ibindi bintu ibyo ari byo byose. Pawulo nako Aburahamu yari afite kwizera, ariko ko kwizera yari afite yakongeragaho no gukunda abantu, kubingingira no kubasenga. Hanyuma Pawulo nawe tubona yuko yari afite ishyaka n'inyota ry'uko abantu bose bamenye iby'agakiza. Ni ukuri aba bagabo ni ibintu bibiri dushobora kubigiraho nawe mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu muhamagaro dufite. Ubwo tumaze gusobanukirwa iby'ubuntu bw'Imana, tukaba tumaze gusobanukirwa isezerano rishya n'isezerano rya kera byose ko byuzuzanya, ko byose Imana yagendaga isohoza umugambi wayo. Tugomba kumenya ko mu byo dukora tugomba kubikorera mu rukundo, tutizirikana ubwacu twenyine, ahubwo tuzirikana n'abandi bantu. Imana ishimwe cyane. Ngeze ku musozo uyu munsi, ntabwo ndi gutinda. Ndi gusoza ni ukuvuga ngo iyo kubera ko n'ubundi turacyari kuri ya topic yo gusenga mu isezerano rishya no mu isezerano rya kera. Iyo usomye rwose inkuru zose zo mu isezerano rya kera ubona ko amasengesho yose yaragendaga, ariko yose yerekeza mu gutegereza ibyiringiro bari bafite ko Mesiya azaza ku isi. Ariko uyu munsi turi mu isezerano rishya, aho bya bintu byose bari biringiye
bya bintu byose bategerezaga umwuzuro wabyo wamaze kuboneka muri Kristo Yesu. Bityo uyu munsi dusengera cyangwa se dusenga duhagaze mu mwuzuro w'amasezerano yose Imana yari yaragambye. Niyo mpamvu rero uyu munsi tugomba kumenya neza turi umugisha, twahindutse umugisha kugira ngo duheshe umugisha abandi bataranabi, twahindutse urumuri kugira ngo tumurikire abantu. Imana ishimwe cyane. Nk'uko Aburahamu yahawe umugisha cyangwa se yahindutse umugisha kugira ngo aheshe umugisha abandi, Pawulo nawe akoherezwa kugira ngo agende ajyane umucyo ku bantu, kuko niko twasomye muri kiriya gice cyo mu byakozwe n'intumwa 26 umurongo wa 18 bavuga ngo Imana yaramubwiye ngo nagende, ngo misiyo imuhaye ni uguhumura abantu amaso, bamara guhumuka amaso bakava mu mwijima, bakava mu bwami bwa Satani bakajya mu mucyo, bakajya mu bwami bw'Imana. Iyo niyo misiyo n'uyu munsi Imana iguhamagarira. Uyu munsi Imana iracyavuga ngo nakubonekeye cyangwa naguhishuriye iby'ubwiru bwanjye kuri iyi mpamvu, kugira ngo ube umuhamya wo guhamya icyiza cyose kiri muri Kristo, ugihamirize buri muntu wese, abatuye isi bose utarobanuye. Imana ishimwe cyane, kubera yuko kuri koro ya Aburahamu byari bikiri ahantu hato, byari biri mu Bisirayeli, yari muri generasiyo akomokamo y'aho ngaho ku mubiri. Ariko bigeze kuri Pawulo, Imana ikora ibindi bintu bikomeye, biva ku muntu umwe, biva ku bwoko bumwe, bigera noneho ku batuye isi bose muri rusange. Niyo mpamvu ndi gusoza kiriramo muri Mariko 16 umurongo wa 15 kugeza kuri 16. Niryo jambo shaka ko dusorezaho tukarisengeramo. Imana ishimwe cyane. Ndongera nkakubwira ngo Imana ikwihishurira buri munsi ku munsi, iguha gusobanukirwa ijambo ryayo kugira ngo ube umuhamya wo guhamya ibyayo mu mahanga yose. Imana ishimwe cyane. Reka dusome muri Mariko 16. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Mariko 16 dusome mu izina rya Yesu, umurongo wa 15 kugeza ku wa 16. Aravuze ngo, arababwira ati mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Imana yacu ishimwe cyane. Reka mbabwire, nimba hari ikintu njya ntinya, ni ibintu Yesu yavuze yaramaze kuzuka akagaruka mu isi. Urumva bwa mbere hari ibintu yigishije byabaga biri seri, akabigisha imigani, akayibasobanurira, akabigisha iki, akabigisha. Ariko ijambo yongeye akagaruka akaryivugira, ari ryo rya nyuma avuganye nabo ngo bagahita bamugura agahita agenda. Iryo jambo nujya urigeraho nawe ujya uritekerezaho. Message ya nyuma yahaye abigishwa yarababwiye ngo nuko mugende, ndabohereje ndabatumye. Imana ishimwe cyane. Mugende mu bihugu byose mwigisha abaremwe ubutumwa bwiza, mubigisha. Kubigisha nibyo bituma kwiga, nibyo bituma umuntu ahumuka amaso. Ntabwo umuntu ashobora guhumuka amaso atabashije gusobanukirwa. Iyo usobanukiwe, igicu cy'ubujiji kiva mu maso yawe, warangiza ukamenya, wamara kumenya ukamenyesha n'abandi. Rero bavandimwe bene data, umuhamagara Imana yahereye kera ihamagara abantu bayo ntabwo uburangiriye kuri bo ubwabo, ahubwo ukomeza generasiyo kuri generasiyo. N'uyu munsi Imana iravugana natwe ngo tugende mu mahanga yose, mu bihugu dutuyemo, mu miryango tubamo, twigisha abantu ubutumwa bwiza. Iyo niyo koro Imana iduhamagarira uyu munsi, kwigishiriza kandi tukigisha duhagaze mu mwuzuro w'amasezerano y'Imana yasohorewe muri Kristo Yesu, kubera yuko ikintu cyose kiri ku mutima w'Imana kiri muri Kristo Yesu kandi yaragitumenyesheje. Nicyo tugomba kubwira abatuye isi. Imana ibahe umugisha. Amen, amen. Reka nsabe kugira ngo ndasaba ngo yego Fred, shyiraho mikorofone yawe usenge kubw'ijambo ry'Imana twumvise. Imana ibahe umugisha. Turagushimye Data kubw'ineza yawe. Umugambi wawe ni mugari ku mwana w'umuntu, kuva kera kose wagennye kandi umuntu nk'uko waramuremye ukamurema ubwo umuhaye ubutware bwose, amaze no kugwa ntabwo ibyo wabiretse, wagomeze gukurikirana ijambo ryawe wavuze. Ijambo ryawe ni ijambo ridahinduka, ntabwo rihindurwa n'ibihe cyangwa se rihindurwa n'iminsi.
wararikurikiranye muri Aburahamu. Ntabwo Aburahamu wamutoranije muri Uri y'Abakaludayi kuko cyari igihugu cyiza cyangwa se yari umwizerwa, yari yazi kwitwara neza. Oya, wagaragaje ubuntu bwawe uhereye kuri Aburahamu, wari umugirwa w'ibigirwamana byo muri Uri y'Abakaludayo, umutoranya kubw'ubuntu bwawe, urangije ugena ko muri we arimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha binyuze muri Kristo Yesu. Ushimwe Data wa twese. Bibiliya igaragaza ko wagaragaje ubuntu bwawe bwo gutoranya biciye muri Aburahamu. Ubwo butumwa wacije muri Aburahamu nibwo wifuza ko bugera mu isi yose. Kuri Pawulo, ni Pawulo nawe wabanje kurenganya itorero twebwe abantu ubwacu, kuvuga ngo Pawulo niwe wabaye selected yuko akanwa kiwe kazamvirwamo n'abanyamahanga bakumvamo ubutumwa bwiza. Byari bigoranye cyane ku muntu wabanje gutoteza itorero akarikora ibintu bibi. Nawe ubwiwe aravuga ngo iyo biza kuba ibi ntabwo nari gutoranywa, ndetse agaragaza ko yari mubi kurusha abandi bantu bose. Ariko muri we, muri uwo mubi, muri uwo wari ukabije, niho wacishije. Ubuntu bwawe burihagije, ni ubuntu bugera no ku muyoboro, bukabanza bugahindura umuyoboro kugira ngo umuyoboro ijye utambutsa ubanze utunganywe nabyo mbere yo kujya gutunganya abandi. Rero ushimwe Data mwiza, natwe turi mw'iyo nzira. Ni ukuvuga ngo ubwami bwawe ugomba kwagukira muri twebwe binyuze muri twebwe. Uwacu araririmba aravuga ngo mb'umugende wawe Yesu, mb'umugende ugeze amazi ku basaraye, isi yuzuyemo abasaraye. Yesu Kristo ari kumwe n'abigisha aravuga ngo musabe Data yohereza abasaruzi. Ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya. Ni ukuri n'uyu munsi niko bimeze. Nubwo amakanisa, insengero mu isi zifunguye ari nyinshi, ariko ni hakeya ijambo ryawe ritambukira, ni hakeya umurimo Kristo yavuze utambukira. Niyo mpamvu dusenze kugira ngo buri muntu wese hagurukire gusobanukirwa kumenya icyo dukora. Nta wundi murimo waduhaye, nta bundi butumwa waduhaye, nta kindi kintu waduhaye. Ubwo wazukaga bavuga ngo dore nahawe ubutware mu ijuru no mu isi. Zepota labima ndova yashini ezonkeya bini mandresa labishakeya venekota siya bimandroshaya. Wadekara intsinzi. Ni nko kuvuga ngo imyaka mwari mumaze, ibihe byinshi mwari mumaze, umwana w'umuntu ari munsi y'ubutware bw'umwanzi, ariko mbagaruye mu butware, mbagaruye mu mugambi w'Imana, mbagaruye uko byari biri. Uratangaza uravuga ngo mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikorupiya, kandi nta kizagira icyo kibatwara icyo ari cyo cyose. Utugarura mu butware, utugarura mu mwimerere waremanye umuntu kugira ngo yongere yisange mu kugira ijambo, yongere yisange mu gutwara, yongere yisange mu kugira ubutware ku kintu icyo ari cyo cyose umwanzi atakaza ubushobozi kuri we. Niyo mpamvu natwe tuzi neza ko ngo dore ndi kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi. Ntiwigeze uhifuza ko umwana w'umuntu azajya yivomamo imbaraga ngo agire icyo akora, ahubwo washaka yuko mugendana intambwe ku ntambwe kugira ngo ukorere muri we. Dushoboze rero muri departement zose dukoreramo, mu bice byose dukoreramo. Yaba ino generation ikeneye ubutumwa, ni generation ikeneye kubwirwa ubutumwa bwiza. Merebosha kia bimandova yasini zepola sinki ya bini mandoshaya. Uvugira mu kanwa k'umuhanuzi Yoweri ngo mu minsi imeruka nzasuka umwuka wanjye. Nuko wari uzi ko icyo gihe ni igihe uzamaze gukora umurimo, ariko ni n'igihe umwanzi Satani azakoresha trike zitandukanye. Abantu bakaba mu nsengero, bakaba mu makanisa, bakaba mu byitwa gusenga nyamara bitari ugusenga, bakaba mu byitwa guhimbaza bitari uguhimbaza, bakaba mu byitwa kuramya atari ukuramya. Niyo mpamvu avuze ngo nzasuka umwuka wanjye kugira ngo abashe guhumura, abashe kumurikira abantu, babashe kumenya. Avuze ngo umwuka azabigisha kandi azabayobora mu kuri kose. Reka umwuka wera akorane na buri wese muri twe, twakirira ijambo kugira ngo tubashe gukorerana n'umwuka wera akoreye muri twe imirimo idasanzwe. Bene wacu bahumuke, bene wacu babohoke, bene wacu baruhuke, bakire, bave mu butware bwa Satani binjire mu mucyo, bave mu mwijima binjire mu mucyo, bave mu gihugu cy'umwijima binjire mu mucyo, bave mu gihugu cy'amaganya binjire mu gihugu cy'umudendezo. Rebosha kita labime ndovaya
senkola shia bini ezankaya leheya sini zankoya bene shokereze mandova kia sini. Niko nsenge buri muntu wese mareza pita shia bimando saya. Pawulo abwira amatorero yacagamo harimo ngo munsabire kugira ngo mbumbuye akanwa mvuga ubutumwa bwiza. Yarabizi neza ko imbaraga zizarwanya ubutumwa bwiza zizaboneka. Natwe turasenze kugira ngo ndasenze kugira ngo umukobwa uri muri twe azabumbura akanwa abwira abakobwa bagenzi be nukuri ubutumwa bwiza buzatambuke. Umusore uri muri twebwe azabumbura akanwa abwira bagenzi be nukuri ubutumwa bwiza buzatambuke. Umugabo uri muri twebwe azabumbura akanwa avuga ubutumwa bwiza, azakabumbura imbaraga ziherekeza ubutumwa bwiza avuze. Umubyeyi uri muri twe azabumbura akanwa akiwabwira ababyeyi bagenzi biwe. Reka imbaraga zizashora ijambo ryawe. Data mwiza nushimwe, reka izina rya Yesu Kristo turusheho kugira inzara n'inyota byo gukiza abaribuka. Wacararimba ngo tugende mu misozi abariyo tubabwira ibya Yesu. Nta yindi nkuru ikeneye kubwirwa abantu. Tujye mu bihugu byose by'isi, mu bihugu bitandukanye, tuvuga inkuru nziza y'agakiza. Nibwo buruhukiro, nibwo abacu bazaruhuka, nibwo indwara abantu bafite zizakira, nibwo umuruho abantu bafite uzakira, nibwo depression abantu bafite zizakira, nibwo ubwoba abantu bafite buzakira, nibwo umuruho abantu bafite uzabavaho. Ni muri bwo bwonyine nibwo tuzabumbura akanwa tukavuga kandi tukabwira abantu gukiza, cyane ko uzaba uri muri twe kandi uzakorana natwe. Nushimwe umwana wawe nakomeza abe blessed kandi yaguke mu guhishurirwa ibyo agakiza twahereye muri Kristo Yesu kandi gakomeje guhishurwa kugira ngo twimenye muri ko. Data wa twese nushimwe, nuhabwe icyubahiro muri byose mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen.